Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigiye kirangirira Rwanda no gutsinda nitwa gikundiro cyandabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabaye. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba Rayon yacu aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Twizera ko intangiriro za weekend zikomeza kugenda zibagwa neza. Isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda. Uwo ati Nyanza imena mu Rwanda n'amakuru n'ikirezi. Twizere ko ebana kabisa mumeze neza, mukomeze kugenda abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho muherereye hose, yaba abari mu Rwanda yaba abari hanze y'u Rwanda, mwese twizere ko mukomeza kugenda mumererwa neza cyane. Kofi guturuka Nairobi bimeze gute ko tutari kukubona, nabandi bagiye batandukanye muzekomeza inosa, twizere ko umeze neza cyane kabisa. Nabandi mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe, uwitwa Isaac kabisa Irusaka, twizere ko nawe umeze neza cyane. Abantu mwese mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Reka mbabwire ngo Imana ikomeze kugenda iyobora intambwe zanyu. Yareka amakuru yacu rero tubabwire ibyo tugiye kugenda tugarukaho. Turaza kugaruka kuwitwa Kadim Diaye ndetse n'uwitwa Simon Tamale. Abangaba kugeza kuri ubu bari mu ihurizo gusa, ariko ntago bari mu ihurizo, ariko ntago ari bo gusa bari mu ihurizo. Turakomeza kugenda tureba n'abandi bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport basoje amasezerano, bakomeza kugenda bibaza akazoza kabo. Benshi muri mwereyoni Wati benshi muri mwereyo niyo nshuti kandi mu kubyatura kwanyu bidutera ishema. Mu byaturemo kore subscribe, ariko kandi mwibuke no gukora kunzogera kugira ngo kabisa mujye mudukurikirana mu bambere. Ntago ari ibyo turi buze kugarukaho gusa, turaza kureba ibirebana n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Benshi bati ni Lauru, abandi bati ni Robertinho, abandi bati Julie Meti. Bimeze gute? Ndaje mbibabwire neza kabisa, mbabwiye umutoza uri mu ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho. Kamana umuyobozi umurenze umureyi usenga Imana. Turaza gukomoza no kuyandi matonsferi agiye atandukanye akomeza kugenda avugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru, ekipe ya Rubanda. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugaruka, ariko kandi ushaka gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 0788476591. Ushobora no guca muri comment ebana kabisa ugatanga igitekerezo, ibitekerezo byanyu turabisoma. Ushaka no kuba muri fan club, ndakubwira ngo ngwino muri fan club yitwa Rayon Twifuza. Abafite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Ngira ngo abantu benshi mwakomeje kugenda mubona ibikorwa byayo kabisa kuri Rwanda Magazine, birivugira. Fan club itagira ibikabyo byinshi, ariko ni fan club y'ibikorwa kabisa. Abantu basurana, abantu bona iko rwose kabisa, abantu baba bameze neza cyane. Ubwo umuntu ifuza kujya muri fan club unanyandikire kuri iyo nimero mufashe kujya muri fan club. Ariko nyine ukamenya ko ari fan club y'ibikorwa. Ntabwo ari ibyo gusa tugiye gukomeza kugenda tugarukaho, turaza guca no mu bitekerezo, kabisa bigiye bitandukanye by'abakunzi bacu. Ngira ngo murabizi ko abantu bakomeje kugenda batanga ibitekerezo ari benshi, ndetse ni nabyo tugiye gukomeza kugenda duheraho. Reka duhere kwitwa Rurangirwa, bamwita Rurangirwa Maharari. Ni kumuvandimwe yitwa kabisa Rurangirwa Maharari. Ati mwaramutse bareyo, iyi channel ije ikenewe, muduha amakuru ayose agezweho kabisa hano kuri Rayon yacu. Nta kindi tuzatuvuga gusa nyine ni equipe ya Rayon Sport, ariko amakuru yayo uzaza uyasanga hano n'ahandi uzigera uyasanga. Witwa Rurinda Isaac, twizere ko umeze neza kabisa guturuka muri Zambia. Ati Majari wa buriya
baramushutse yumva ko ari igitangaza. Azabaza Cedric Hamisi, Mackenzie Forward, Ndayisenga, Gilles Ulimengo bazamuha ubuhamya. Munsuhurize Kofi from Nairobi, ebana kabisa umuvandimwe bita Kofi guturuka i Nairobi, ndizera ko ari kukumva neza cyane. Amenye ko witwa Lulinda Isaac guturuka Zambia akomeza kugenda amusuhuza. Kandi ntago ari bo gusa bakomeje kugenda batanga ibitekerezo. Arindi yatanze ibitekerezo avuga ati abo bakinnyi bo muri mukeba nta musaruro bazatanga, cyakora kubera amabura kindi bapfa kubafata, aho abo bacu bagiye kumukeba bazamera nka Bizimana Yannick ifi n'inkoko. Uyu niko akomeza kugenda bivuga kabisa, garuka ku bakinnyi bagiye batandukanye avuga ati abangaba nibaramuka bagiye mu ikipe yambara umukara n'umweru kabisa bazashiduka bameze nk'uwitwa Yannick Bizimana. Uyu byakomeje kugenda byanga, kuri ubu ngubu ari mu bakinnyi bagomba gusezerwa muri ikipe yambara umukara n'umweru. Leo ati nugeri Kabare usuhuze bagore umubwire ko Sina na Jojori ari abapolisi. Abo n'abakinnyi bose bakinira ikipe ya Rayon Sport nyine ariko bakaza kuyivamo, ariko kuyivamo kwabo bamwe ntago byigeze bibahira kabisa. Ubwo ariko uwitwa Johnson Bagore namwe mu bakinnyi bafashije ikipe ya Rayon Sport kwegukana igikombe cya shampiyona mu mwaka wa 2013, gusa yaje kwitaba Imana ikomeze kugenda imuhiruko ridashira. Ese yashize nabonaga mediateur James Kidega ari mu Rwanda, abantu bavuga bati uyu nguyu aje kufatanya n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo akomeze kugenda ayishakira abakinnyi. N'umwe mu bakinnyi bakiniye Uganda Cranes, umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bakina mu ikipe ya Rayon Sport igihe kinini, nubwo nawe yagendaga nyine agacishamo akongera akagaruka, ariko witwa Jimmy Kidega navuga ko ari umwe mu bakinnyi beza bakina kuri gatandatu ikipe ya Rayon Sport yatunze. Sore w'igihagararo kabisa. Reka amakuru yacu rero tuyahere n'undi muri iyi kipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Reka duhere ku witwa Kadim Diaye ndetse n'umugabo bita Simon Tamale. Uyu Kadim Diaye ndetse na Simon Tamale bose basoje amasezerano muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Akaba ari abazamu babiri bakiniye ikipe ya Rayon Sport, ariko ni mu gihe uwitwa undi muzamu Tegekimana Bonene we ikipe ya Rayon Sport amaze no kumubwira ati rwose uzagira amahirwe masa. Gusa aba bagabo ko ari babiri ntago ikipe ya Rayon Sport yigeze ibereka ko ibaririzinze cyangwa se ntabwo igeze ibereka yuko ibarikuye. Kuri ubu bose baracyari ku cyizere yuko ekipe ya Rayon Sport ishobora kubongerera amasezerano. Kadim Diaye ni umwe mu bazamu bavuga mu ikipe ya polisi, ariko kugeza kuri ubu ngubu nyuma y'uko ikipe ya polisi ikomeje kugenda igirana ibiganiro n'uwitwa Niyongera Patience nabo baganiraga n'ikipe ya Rayon Sport, kuri ubu ngubu birasa nkaho uwitwa Kadim Diaye ari kugenda avamo, dore ko ikipe ya polisi ifite n'umuzamu w'ikipe y'igihugu y'intamba ku rugamba kandi ntabwo ishobora kumusezerera. Kuri ubu rero igikomeza kugenda kigarukwaho n'aba bazamu b'ikipe ya Rayon Sport. Umwe ati ninjye uzahaguma, undi ati ninjye uzahaguma, gusa kugeza kuri ubu ikipe ya Rayon Sport yarociye rumira irabihorera, kugeza kuri ubu ntawe uzi akasoza ke mu ikipe ya Rayon Sport. Kandi amakuru akomeza kugenda ava mu ikipe ya Rayon Sport nuko umwe muri aba bazamu agomba kuguma muri ikipe ya Rayon Sport. Hagati ya Kadim Diaye ndetse na Simon Tamale, umwe agomba kuguma muri ikipe ya Rayon Sport, ubundi akazanirwaho abandi banyarwanda babiri. Nyanzimena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi. Saba gusa ariko bakomeza kugenda bibaza akazoza kabo mu ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bamaze guhabwa isezerano yuko bo bagomba kongerwa amasezerano muri ikipe yambara ubururu n'umweru igihe baramuka babishatse. Nubwo bakomeza kugenda bavugwa no mu yandi makipe, ariko muri Rayon Sport babwita igihe mwaramuka mubishatse kabisa ntihazageraho mwerekeza, amafaranga naboneka agafaranga nikaza muzahita musinya amasezerano mwebwe. Abo ngabo n'uwitwa Kanamugire Roger ndetse n'abandi basore bagiye batandukanye muri ikipe ya Sport Mutisenge Arsene ndetse n'uwitwa Nsabimana Aimable. Abangaba babwiye ko bagomba kongerwa amasezerano nibazagire ikibazo, ariko hari abandi bari mu gihirahiro, abandi bagiye batandukanye barimo witwa Kalisa Rashid, harimo witwa Ndekwe Flex Bavakule n'abandi bakinnyi bakomeje kugenda bibaza akazoza kabo muri ikipe ya Sport. Witwa Bangendahimana Eric, abo ntago bazi uko mu ikipe ya Sport ibyabo bihagaze, n'abakinnyi benshi b'abanyarwanda nyine bakina muri ikipe ya Sport bataramenya uko ibyabo bimeze.
byumvikane ko rero muri ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu navuga ngo abakinnyi bizere ko bazahabwa amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport nakomeje kugenda mbagaruka, ariko ku bazamu tukiri mu matransfer, ku bazamu ikipe ya Rayon Sport hagati ya Simon Tamale ndetse na Kadim Diaye bagomba gusigaranamo umwe tutaramenya ngo ninde, gusa amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon Yacu TV nuko witwa Kadim Diaye ari ufite amahirwe menshi yo kuba yaguma muri ikipe ya Rayon Sport, nubwo yaje gusoza season nabi atsindisha ikipe ya Rayon Sport nko kumukina ikipe ya Rayon Sport kirimo n'ikipe ya Sto Kigali, kumukina ikipe ya Rayon Sport kirimo n'ikipe ya Bugesera, aha yakomeje kugenda atsindwa ibitego bidafututse. Benshi makunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati bamureke bazane bagumane Simon Tamale, dore ko ku mukino wa Sto Kigali ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe ibitego 2, ariko uyu Simon Tamale yaje guhita asimbura ibitego 2 byose byaje gutsindishwa na Kadim Diaye, bahita bamusimbuza byihuse, umutoza Jules Meta atamukuramo, ariko uyu muhungu Simon Tamale amaze kujyamo ebana kavaringa izamu ry'ikipe ya Rayon Sport, benshi batubundi uyu nguyu n'ikipe ya Rayon Sport ikwiye kugumana, ati Kadim Diaye akigendera. Ariko nyine abashinzwe recruitment mu ikipe ya Rayon Sport bati Kadim Diaye ari hejuru ya Simon Tamale, bati tugomba kugumana Kadim Diaye. Gusa nyine muri bose nta numwe nyine biraba official, biracyagenda biganirwaho ko ariko bagomba gusigaramo umwe. Muri abo ngaba kandi bagomba gusigara n'uwitwa Nzeyirwanda Djihad, uyu nguyu nyuma yuko amakipe agiye atandukanye akomeje kugenda muganiriza, akaba ari umuzamu wakiniraga ikipe ya Kiyovu Sport, umuzamu mwiza muri iyi season, umuzamu wakomeje kugenda agaragaza urwego rwo hejuru, wakomeje kugenda azamura urwego rwa rwego rw'abafundi, ariko navuga ngo yakomeje kugenda azamura urwego mu byone rumwe rw'abafundi, yakomeje kabisa kugenda azamura urwego rw'imikinire ye. Uyu musore kuri ubu ngubu rero witwa Nzeyirwanda Djihad akaba ari umwe mu basore bakomeje kugenda bavugwa mu ikipe ya Sport Isaro ry'Inyanza. Ubundi ikipe ya Sport igahita izamura n'umuzamu wo mu junior, bakaba ari abazamu batatu bari aho hafi. Reka tuve kuri abo bakinnyi bagiye batandukanye twerekeze ko ugomba gutoza ikipe ya Rayon Sport. Benshi bati Lauru Jean Pierre Shungu ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport, ni umutoza wakomeje kugenda akora ibikomeye muri ikipe ya Rayon Sport, ni umutoza kugeza kuri ubu ngubu ukiri mu bato b'ikipe y'igihugu ya Republika Demokarasi ya Congo, bati ni umutoza wakomeje kugenda agaragaza ko ari hejuru muri za Vita Club, bati Papa Onya Shungu ati ni ugomba gutoza ikipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu yari afite umuhungu bita Onya Shungu wakiniraga ikipe ya Rayon Sport, yari umwataka kabisa wakomeje kugenda akina muri ikipe ya Rayon Sport, abagifite ibibazo byo kudahemba. Uyu mugabo yayibayemo cyangwa se uyu Onya Shungu yayibayemo igihe kinini. Uyu mugabo rero Lauru Jean Pierre akaba ari umwe mu bahabwa amahirwe mu cyase mu bahabwaga amahirwe yo gutoza ikipe ya Rayon Sport. Nagari we gusa harimo kandi n'umunyabrazil witwa Robertinho, uyu nawe ni umwe mu batoza bahabwaga amahirwe yo gutoza ikipe ya Rayon Sport, yambara ubururu n'umweru. Gusa kuri ubu ngubu icyo wamenya nuko muri aba batoza yaba Robertinho yaba na Lauru Jean Pierre Shungu, muri bose nta numwe uzatoza ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport igomba gutozwa n'uwitwa Jules Meti, uyu nguyu akaba ari uzatoza ikipe ya Rayon Sport seso itaha. Nubwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport benshi bavugaga bati rwose ariko ntago babihurizaho, bamwe bati ni umutoza mwiza, abandi batari ko Jules Meti kabisa yagakwiye kuba yigendera, ati kubera ko ibyo yatweretse ntacyo yadushinze, ati nibyo yari afite. Benshi match ya Bugesera n'ikipe ya Musanze ndetse na Etincelle bikomeza kugenda bibagaruka mu mutwe cyane, bati rwose bati Jules Meti nawe hariya rwose yakomeje kugenda twereka ko ari umutoza usanzwe. Bavuga bati rero ntago Jules Meti ari umutoza wari ukeneye mu ikipe ya Sport. Gusa president w'ikipe ya Sport yakomeje kugenda avuga yuko igihe Jules Meti yakwifuza kuguma mu ikipe ya Sport ko bari tayari kuba bamugumana. Ikimenyimenyi gikomeza kugenda cyerekana ko Jules Meti ari umwe mu batoza bari mu ikipe ya Sport, nuko muri selection ziri gukoreshwa n'umutoza bita Kayiranga Jean Baptiste Munzove. Uyu mugabo bita Jules Meti ni uri gutoza ikipe. Kayiranga Baptiste arakora selection akazana abakinnyi bagiye batandukanye, noneho Jules Meti akabatoza. Nakomeje kugenda mbigaruka nimugoroba nyine ni selection bashakamo abakinnyi 5 batangira 45, kuri ubu ngubu 20 bamaze gusezererwa, hasigaye abakinnyi 25 bagiye gukina imikino igiye itandukanye, bakomeza kugenda bashakamo abakinnyi 5 bonyine. Story bakinaga mu cyiciro cya kabiri ndetse no majunior agiye atandukanye,
batandukanye, akaba ari basore bari guhabwa amahirwe, ndetse no muri junior equipe ya Rayon Sport harimo abasore bakomeje kugenda bazamurwa, bakaba bari muri aba ngaba bakomeza kugenda batanira kuba bajya muri aba batanu bagomba gusigara muri equipe yambara ubururu n'umweru. Nzakarema gakumba Reka dukomeze kugenda tubashimira mwese mukomeze kugenda mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5, babwira ngo Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha, turasubira mu masaha ari imbere. Ciao ciao.